ukabona yirebeshe ukabona arakebutse yirebeshwe hirya uzamubwira uti ni Nyanza re nzajya Nyanza nzajya Nyanza ariko ni nkubwiza kuri Ngabire yaramenyekeye nawe uvuze ngo Ngabire yaramenyekeye Ngabire yaraguhemukiye ubwo ntahari yumve ko yahemutse yarahemutse Ngabire wahemukiye Future nkweretse ukuntu agenda ubundi Ngabire nuko Ngabire agenda Future rwose Ngabire. Reka nongere mbasuze inshuti bakunzi ba Sun TV Rwanda online. Ni Davis kuri mikoro za Sun TV Rwanda online. Nkuko mwakomeje kujya mubidusaba, natwe twakomeje kubazirikana. Akaba ariyo mpamvu twiyemeje kujya tubagirira kure kandi hashoboka. Uyu munsi rero tugiye kuganiriza umugabo w'umusitari koko. Ni icyamamare, ni umusitari mu buryo bugiye butandukanye, n'umuhanzi mbese agiye kutuganirira byinshi ku nkuru ye y'ubuzima, uko yageze muri muzika nuko abayeho. Banywanyi banjye, ndagushishikariza gukora subscribe wowe utarayikora. Nawe wayikoze, ndagushimira cyane. Hirya ya subscribe gato hari akazogera. Iyo ako kazogera ugakozeho, inkuru zacu zikugeraho gatanu kuri kagenzi kako. Uyu mugabo ari hirya yanjye gatoya agiye kutuganiriza, ni umusitari mbese ngo mubyumve nge narumiwe. Akenshi na kenshi ngenda mwumva, hari indirimbo ikunda kunyura kuri Radio Rwanda, nkunda kumwumva buri gihe bavuga ngo umugabo witwa Future. Ubundi Future ni iki? Future ni muntu ki? Reka atubwire tumenye byinshi kuri Future, atubwire byinshi. Hari indirimbo ye yagiye amenyekanyemo cyane yitwa Wanga Rimwe, na yarayitubwira afite n'izindi nyinshi cyane. Bakunzi banjye, kora subscribe ndakwinginze. Umeze gute umusaza? Umusaza ni sawa. Umeze neza? Umeze neza kabisa. Twaje ahangaha kugusura. Ubundi uri kumva umeze wakira ute kuba twaje kugusura? Njyewe ndumva nishimye cyane umusaza. Iyi ngiyi ni Sun TV Rwanda online. Watangira wibwira abakurikiye Sun TV Rwanda online, ngira ngo uri umusitari mu buryo bugiye butandukanye. Nge numiwe ubu ngubu kuba ndi kumwe n'umusitari na Future. Nagira ngo utubwire. Nuko bizi nyine ndi Imana y'injyaruwa mu Rwanda. Imana y'injyaruwa mu Rwanda. Injyaruwa ni indirimbo tumenyereye cyane muri Kenya. Wazanye ako kantu injyaruwa mu Rwanda no mu Kinyarwanda. Future tubwire ubundi kugira ngo ubitekerezeho uzane injyaruwa mu Rwanda. Wabitekerejeho ute? Icyo gitekerezo cyaje gute? Future Gatito rero, Future Gatito ubundi ngiye wafana banje abanzi ntago bajya banshidikanyaho. Sibyo? Ni ukuvuga rero ntago abafana banje njya baha umwanya wo kwitekerezaho. Hitivamo nkubita indi urumva ugize uti ntabwo ngewe Future Gatiko ntabwo njyamo abafana umwanya wo kwitekerezaho. Mbese bahora batekereza kuri wowe. Ubu ngubu muri iyi minsi uhugiye kuki? Okay. Ntago nagira byinshi ngubwiraho. Ushatse nagira gutya abafana ndi bundi baba begizi. Zana we nikubiceriwe inago dukopa inzabikoresho inzabiguhesho. Okay. Future uranyica cyane iyo numvise ngewe indirimbo y'injyaruwa mu Kinyarwanda. Ni ubundi buri ndirimbo ubu munsi numva n'injyaruwa iyo hanze nketa nkurura Future. Okay. Uko bimeze rero ni ukuvuga abafana banje basanzwe babizi mfite Wanga Rimwe, ni wowe, iyi si, isezerano. Izo zose iyo uzishaka ujya kuri channel ya Future Gatito ugahita wandika ubundi ugahita ubona ibikorwa byanjye ko ngenda mbikurikiranya byose nta na kimwe nsobanije. Future nagira ngo ubwire abakurikiye Sun TV Rwanda online aka kanya ubundi Future ni muntu ki? Ubundi Future mu buzima bwe akunda iki? Ariko aha mwansanze ni hudu hano. Aha ngani mu rugo. Hano ni mu rugo kwa Future. Aha kwa Future uko ubuyu no umuryango. Niyo mpamvu rero aha mu rugo ubona. Aha ngaha iyo nabishatse buriya ngira gutya natera agatebe hariya nkaba nisomera inkuru
nkatera agatebe hariya nkaba medita ibyo ejo nzakora, mba mfite utuzi twinshi dutandukanye, akazi mu kinyarwanda. Hanyuma mu buzima busanzwe ndakora umuziki, ndakora ibiganiro, mfite umudamu, mfite n'umwana umwe. Ni ukuvuga rero mwebwe kuba mwaje ahangaha ni ibintu mba numva nishimiye cyane, ariko nta byatandukira cyane. Hari indi mbimaze iminsi bica yitwa ni wanga rimwe naje wanga rimwe indirimbo yitwa wanga rimwe. Ubundi ubwo ngubwo reka duhita tuvuga kuri wanga rimwe. Ubundi wanga rimwe kugira ngo ikuzemo uvuge ngo wanga rimwe. Hari umukobwa wigeze ujya guko akabyanga ubu akaba asigaye akobwa icupa. Ubundi kugira ngo wanga rimwe ikuzemo byageze wanga rimwe ugatora ubusa. Hari ukuntu rega uracyari umusore wanagenda umupapa shesha kangwe. Uri umupapa ndanabikubaye. Urabana shesha kangwe urakoze. Noneho wanga rimwe hari ukuntu abantu bagira ingorane nyinshi, ariko uracyari umwana. Ariko hari ukuntu nyine ugira gutyo gapropose umudada kamubwira ati dada ndagukunda. Yego ukomeza. Avuga ati ndagukunda. So mupropose iminsi mikeya hari ikintu akanga umuco nyarwanda, niko nabivuga. Akanga umuco nyarwanda. Tuvuge niba nkewe ku giti cyanjye namupropose, mu kumara kumupropose nangiza amubwira ni byanze bikunze bigomba kugenda gutya. Nyuma yaho ukaba wanajyana n'inkwano, akandi kanya gatoya ukaza gusanga hari umuntu wamuhaye icupa rimwe ry'inzoga. Icupa rimwe nose niyo umuntu aguhaye icupa rimwe ry'urwagwa, ahitagira gutera kwa kundi nyine ababizi barabizi. Kwa kundi abo ibyo byose abakurikiye Sun TV Rwanda ntago ari abana babyumvise agakobwa icupa. Ubwo numva abakoye icupa. Nyuma yo gukobwa icupa uburyo biba bimeze, ubwo urumva aba yanze umuco nyarwanda. Ariko ndakubwiza ukuri ko ikintu nabasha kugushika nta nubwo cyane nzi kuri buze gusunguye gitumba. Ntabwo arubizi, ntabwo twaguteguje kubera ko nge nagiye numva kenshi na kenshi nkumva indirimbo yawe nyuze kuri Radio Rwanda, nkumva bakuvugaho ngo Future. Ubundi ndaje unambwire Future, ubundi Future ryo ryaje gute? Banza umbwira kuri iyo ndirimbo, uranambwira Future ryaje gute ubundi kugira ngo Future rize ibyo byagenze. Taratandukira rero iyo ndirimbo yo ni ukuvuga ngo ni indirimbo ugomba kumva nawe aho uri, kumva ko ari indirimbo iryoheye amatwi, indirimbo ifite byinshi byo kuvuga. Kuko indirimbo jye urabizi ntago hari n'ikindi utari wamenye. Buramba nambutse n'amazi nyine nkigerera hakurya, hari bona nayikore mu gihugu cya Tanzania. Wayikoreye Tanzania? Tanzania. Ubwo nari ngiye guhita nsimbuka nkakubaza na studio wayikoreyemo hano mu Rwanda, ibintu bitamenyerewe rwose. Ni ukuvuga njyewe hari ukuntu ngira gutya nkanyarukira Tanzania nkayikorerayo. Hari studio iriyo ngira ngo bakunda kuzikurikirana, harimo jingo yayo barayizi. Ntago nakirwa mbisobanura cyane, ariko ni ibintu njyewe mbanzi cyane kandi biba byaramfasha umwanya wo kubitekerezaho. Niyo mpamvu rero ubu ngubu indirimbo zanjye aho ziri hose ziba zigomba kuba zikunzwe, ziba zifite hit. Ziba zifite hit. Nakubwiye ko abafana banjye sinjya mbaho umwanya. Oya ndabizi, nanjye ndi mu bafana bawe Future, nanjye ndi mu bafana. Urakoze cyane. Ngira ngo nkubaze mu by'ukuri iyo ndirimbo tukiyiriho, ibi bintu byo muri iyi ndirimbo wanga rimwe ugatora zero, niko ngiye nkunda kuyita. Twako nkunda kuyumva cyane, mbese nkunda kuyumva cyane. Ibi bintu byakubayeho byanyabyo? Byambayeho byanyabyo. Tubwire uko ubivuga mu ndirimbo. Niko byagenze neza ku buryo umuntu ashaka yakumva iyo ndirimbo agahita amenya ibyakubayeho.
nibyo buriya ntago jewe mba naciye mu nzira zigoye z'urukundo ariko urukundo ruravuna mu nshere ntabwo bizi urukundo ruravuna jewe narakoye ubu ngubu watubwiye ngo ufite umugore n'umwana ibyo byabaye utarazana umugore utarashaka umugore uwo mukobwa byabayeho ubu ngubu yarashatse oya ntago arashaka aracyari aho ngaho oya ntago akiba mu gace k'iwabo ubu asigaye ategekera mu mujyi wa Kigali hasigaye yibera mu mujyi wa Kigali none nyuma y'uko amaze kumenya ko washatse umugore ubu ngubu ukaba ufite n'umwana ntabwo mukivugana ntabwo mujya muhuza wenda ngo muvugane mu byibuke oya impamvu ni iyi ngiyi njye nakubwiye ngo twarakundanye imyaka 7 gukundana imyaka 7 nyuma yaho tuza kujya gutya njyewe iwabo ndamusaba maze kumusaba nyuma yaho ndamukwa nyuma yaho biza kurangira nyine yanze umuco nyarwanda kwanga umuco nyarwanda byaje kuba ngombwa yuko mbona ko ibintu bitagishoboka njye n'inkwano zabo ndazireka njye naraziretse nirengagiza ibyo nabahaye hanyuma ngiye nk'umusani ngira gutya jewe ndavuga nti koko umuntu yanga rimwe agatora 0 naje kugukwa ntiwabimenya none basigaye bagukwa icupa Future kuri iyo ndirimbo uwo mukobwa ukimara kumwana mu by'ukuri iwabo tubwiye ko ari wagiye kumukwa byanga bikunda hari habayeho kujya gufata irembo n'iki iwabo baramuguha we aza kubyanga iwabo ubu ngubu mubanye mute oya iwabo ubu ntacyo twavugana kubera ko bishobora kuba nabo byaturutseho yaba atero byaturutseho banasubije n'inkwano zanjye baba barazisubije ariko ntabwo bazisubiza Future uko byumvikana ufite amateka mu rukundo ufite amateka mu rukundo kugeza ubwo muzanshaka ahubwo mwe mukiri abana jewe mwe mukiri abana muzanshake tuzagushaka utugire inama musaza ndagira ngo nkubwize ukuri ko umukobwa nubona umubwiye tereka ngo propose ukabona yirebeshe ukabona arakebutse yirebeshejwe hirya uzamubwira uti ni Nyanza rero nzajya i Nyanza kuko ni ibintu urabizi tuba dufite abasitari benshi mu Rwanda ndetse baba bataranashaka mbona murabazi baba batarashaka abasitari bashatse ni bake ariko abandi icyo birinda ni iki kuzengerezwa abasitari impamvu batinda gushaka babanga kuzengerezwa none ubu ngubu tuvugana weho na madamu wawe ntabwo ajya kuzengereza wowe kuki wabirenzeho ugashaka madamu ntajya kuzengereza oya ntago ajya nzengereza kuko mba nabanje kumubwira inzira naciyemo umukwe mubwira nawe akabyakira akumva yuko nta bindi birenze ariko ni nkubwiza kuri Ngabire yaramenyekeye nawe uvuze ngo Ngabire yaramenyekeye Ngabire yaraguhemukiye ubwo ntahari yumve ko yahemutse yarahemutse Ngabire wahemukiye Future oya we no kuvuga we yaramenyekeye wahemukiye Future reka Ngabire tumubwire ko yaguhemukiye oya bimubwire ndabizi isi yose iraza kubibona kandi ndabizi ko ubu aho ndahangaha mu rugo mbivugiye ahangaha ariko ndabizi nawe araza kubibona si ibintu biri buze kujya ku isi yose mukurikirwa n'abantu benshi dukurikirwa n'abantu benshi ni ukuri kw'Imana pe kuko njya mbona imbuga zanyu nkasanga nazo zitikoraho ntabwo ziyikoraho nsanga zitikoraho impamvu zitikoraho ni iyi kuko njyewe umva hari igihe ushobora kugira gutya ukabona wenda nk'umudada nka Ngabire wenda nkweretse ukuntu agenda ubundi Ngabire nuko Ngabire agenda Future rwose Ngabire yarakubabaje mbega umwana umbabaje ubu Ngabire wahari ntiyababaye oya kuba yarababaye kugeza ubu ngubu
Ingabire ahari abyumve neza ntago hari umusani uherutse kuvuga ngo ntugitwika Instagram ntago ugiye gute aho ndakubwiza ukuri rase ubu ngubu niba yari afite ibiro wenda 50 wenda oya 50 aho naba mbese niba yari afite nka 70 ushobora gusanga asigaranye 40 mirongo ingahe 30 imaze kuvaho none bitavaho ariko umuntu yago ku icupa nijoro ku manywa ryari umusaza reka nkubwize ukuri si ukuvuga ngo njyewe hari bindi wenda ndamirijeho ariko njyewe mu buzima bwanjye nta kintu cyigeze kimbabaza muri isi ya rurema uziko nagezeho hari ukuntu umuntu ajya mu rukundo yagira akarira nk'umwana kandi ushobora kurira umuntu utakwitayeho ukarira umuntu utakwitayeho njyewe nigeze gupfukama icyumweru cyose mara amezi 2 ntarya kurya si ukuva kutarya si ukuva ko nandi mu masengesho ahubwo ni stress nifite z'umwana nakundaga ni stress z'umwana nakundaga biza kurangira mubuze biza kurangira mubuze ariko muri no minsi noneho ariko ejo bundi yaramamagaye ndamubwira oya aguhamagaye ntabwo wese utekereza ko ashaka kugusenyera yaramamagaye ndamubwira nti Ngabi nihangane hari igihe burya umuntu iyo utinze mu bintu birapfa ikindi hari igihe ugira gutyo ukivumbura mu nsheri ugashaka kugarukira kukundi ukazasanga umutima warabayibuye Future ndumva ibyawe n'urukundo ndumva ari birebire ahubwo ubu ngubu tuvugana abakurikiye Sun TV Rwanda nagira ngo ubabwire ubundi Future mu buzima bwe akunda kurya iki Future mu buzima bwe ubundi nkunda kwirira kampeba nkakunda kwibira hari ukuntu ngengera gutya nyine nkaniyeranja nkafata no ku kibero cy'inkoko burya kibero cy'inkoko nawe sawa ntubibona amaso ntabwo ndabibona Future ndi kumva ndibuze kuza kugera ku kuntu waje kungana ubundi kuva na kera ukiri muto wanganaga gute oya ntabwo naganaga gutya ni ibihe biro bikeya wigeze upima bikeya ukumva mbese uri gupima ibiro bikeya ibiro bikeya ibiro 60 ubu ngubu uri gupima ibiro bingahe 92 ibiro 92 ni irihe banga wakoresheje kugira ngo uzamuke ugere aho ngaho kw'ibyo biro ibanga nakoresheje rero mu kuvuga byabaye kugira gutya ndatuza ubwo wenda ariko no mu mufuka haratuje yego haratuje nta ndore kivugamo kuko hari ukuntu umuntu igiceri iyo kigize gutya kigacaho kikagenda ugasigana n'iby'icumi mu mufuka icy'icumi icya 20 n'icya 5 kubera icyo cyonyine kiba gisigayemo ugira gutya wajya kugikuramo icya 20 kikabwira icy'icumi ati reka nta gahunda nibundi nige mukuru ugahita ufata icya 20 kugira ngo kitavamo ntabwo kubeshya igiceri kigango wimuramo ngewe ninjye mukuru none ibaze ukoze mu mufuka y'imbere ugasanga nta kintu kirimo ugakora mu wundi wenda ugasanga nta kintu kirimo wakoramo uruyunguyu w'inyuma nawe ugasanga naho nta kintu kirimo ubwo bivuga ngo se hari ahantu uba usigaye se ni nko gutema igiti ukagitemaho amashami wamara kugitemaho amashami n'igisigaye ari kimwe gusa gihagaze gutya ari kimwe tayari ubwo ntaho kiba gisigaye niyo mpamvu rero amafaranga ni nk'abantu kuko twebwe tudafite abantu se tuvuge udafite abantu yego muri inshuti
mbamenye uyu munsi ndetse bakunzi ba Sun TV rwose bataza kugira ngo rwose hari ikintu ndimo mbahisha. Bijura twekanye ntabwo twari tuziranye. Mbamenye uyu munsi. Utumenye uyu munsi. Nuko mbamenye uyu munsi, mpamvu mbamenye uyu munsi ese muje muntunguye. Narigiye kurya weekend. Niba nenge kurya weekend ukaba usanga dore tuzanwe n'ikigwi cyawe uyuca nk'uko ubikomojeho ngo wari ugiye kurya weekend. Ubu ngubu nge hari akantu kakomeje kuntera amatsiko uyuca. Ubu ngubu turebye ku nkweto wambaye agapantaro agashati na bandana, nagira ngo niba atari ibanga uhere hasi umbwire niba atari ibanga iyi nkweto ihagaze amafaranga. Iyi nkweto yo ntabwo ari ibanga, urasenga hari utayizi se. Iyi nkweto nawe utayizi. Agapantaro iyi pantaro yo ku bantu njango se ntumuyibona se. Ubundi irananyeganyega. Uburyo uyuzuye irananyeganyega. Ese ntabwo ari wabibonye. Tubwire ndabona kameramani wamusekeje. Ubundi nimpamvu mubwira ni mwesheri mubwira turabwe imyenda tuba twambara ibihembe. Nose wagize ngo umubiri uri kunyeganyega. Oya sinabikweretse. Biragaragara nabikweretse. Ni ukuvuga ngo iyi pantaro ziba zikoze neza, ziba zihenze. Iyi pantaro ubihagaze 30,000 by'u Rwanda. 30 by'u Rwanda imaze kuba bingahe? 80. Wambaye 80. Aka gashati se ko nukabona? Agashati nako ndi kukabona. Ubu kabona nyine narakoze niba ako ni cya kibero cy'inkoko nyine. Uratuma kameramani wanjye imbavu zimyica wamusekeye. Umusatsi wanjye wo rero ntubona se? Nawubonye rwose. Urabona nyine uyu musatsi wo ubutwika utegura, kuko uyu musatsi ubona urimo amafaranga umusaza. Oya ni ibishoro. Urimo amafaranga rwose ntago najya ngo nkwiyemereho. Uyu musatsi wo ujyamo amafaranga nanjye ubwanjye ntabasha kumenya umubare wayo nko mu cyumweru. Ubwo niba nko mu cyumweru ntakubwiye ngo umubare ntabwo mbashe kumenya umubare ujyamo amafaranga ajyamo n'umusatsi wanjye. Ubwo wumve yuko rwose ibintu byose mba nabiteguye byuza mu cyumweru umusatsi wanjye ujyamo 38. Kandi ubwo ntago nkwiyemeye. Niba atari ibanga uko bigaragara ahangaha ni mu mujyi, ntago ari mu cyaro. Ubyaje byose ntago wavukiye ahangaha. Iyo ugiye aha niho wavukiye cyangwa hari ahandi mu cyaro nyine wavukiye? Aya mucyana kuvanga mu cyaro cyangwa ngo mu rugo hano niho iwanjye. Mu rugo noneho kwa Meri harya ibyo bintu rero cya musaza ndumva Meri arahari, papa arahari, ariko ntago navukiye aha. Icyo nashaka kugeraho nashaka kukubaza nti ibyo ari byo byose hari ukuntu umwana agira gutya ukifata wenda ukamanuka mu cyaro gusura ababyeyi, ukamanuka kujya kureba ababyeyi. Iyo ugezeyo n'umusatsi wawe ababyeyi babivuga ari ababyeyi batabyumva neza, mbese bakavuga ngo uyu mwana niba yashyizeho umusatsi ubwo n'uburara. Mbese iyo ugezeyo ababyeyi babifata gutya. Ababyeyi uburyo ki babifatamo, njyewe ubundi mba ngomba kugenda nyine ngasanga wowe babanashashe mana mu nzira wundi bukino. Icyambere baba bagiye kureba icyamamare Future Gatito. Ubundi nge iryo zina ntabwo nari kururaga navuga ngo ni Gatiko, ariko ngo ni Gatito. Gatiko hari umunyamakuru kuri Radio Rwanda. Yego. Bright ukunda kuvuga ati Gatiko w'ikirehe. Gatiko w'ikirehe. Abakunzi ba Sun TV bo barabizi. Yego. Kirehe rero navukiye mu karere ka Kirehe naho iwacu, ariko mwebwe nubwo nta namenye ngo mwaturutse hehe, nabonye gusa nyine
nuko nyine nuko mwabigenje nta byakiriye ariko ntago nababona muri abasane mu ntunga kamera hose najya he nta kundi wabigenza. niyo mpamvu remba ngomba kukubwisa ukuri kugira ngo ntaza kuva nkakora kontireta kandi ibyo muzi yuko ibyo bintu tutajya tubikozwa. Future maze iminsi ndi gukora ikiganiro cyitwa babirya bate babayeho bate muri iki gihe cya covid ntago ibintu by'ibitaramo byarahagaritswe. Ubundi ntawe Future ndabiza abahanzi benshi twagiye tuganira batubwiye ati rwose tubayeho nabi kubera ko ibitaramo byarahagaritswe, weho uri kubirya gute muri babirya gute? Muri babirya gute se? Oya njyewe oya nta birenze kuri covid. Icya mbere ni ukuba warizigamye. Mu kwizigama ntago umuziki ariwo nkora gusa, mfite n'akandi kazi nkora. Akazi nkora rero ubu niko kambeshejeho. Nasura abana nshonje. Uya ntago shonje niyo mpamvu nibaje ngo Future we ari kubirya tegarabanze twagiye tugira bakatubwira ngo rwose ngo byaranze. Urabona ngo leta ngigira iki ikora kubera kutizigamira. Wowe ubundi wowe bimeze gute tubwire? Oya njyewe uburyo bimezemo ni ukuvuga iwanje hano cyo kurya kiba gihari. Ikibero cy'inka ni wariye? Twariye rwose ubwo rero ndizara n'amafite umwuka wo kuvuga gutya. Ufite umwuka wo urumva naturaguritse bakurikiye Sun TV Rwanda murumva ko naturaguritse Future yangaburiye cyane cyane rwose. Aha ni mu rugo rw'amahoro, ni mu rugo rwuzuye n'imigisha. Future rero niyo mpamvu kugeza uyu munsi ikintu nakubwira ni ikintu kimwe cyonyine, nuko muri iyi si tubayeho bamwe barakubitwa, abandi bakagafata, abandi bakaka, abandi bakajya hasi, abandi bakajya guhinga, abandi bagakora akazi gatandukanye. nk'ubu nkawe ubutunzwe na kamera yawe ni mikrofone. Nunzwe na kamera n'umunwa. N'umunwa n'umunwa. Ni ukuvuga rero muri iyi covid ubona ariko covid yaraduhemukiye. Yarahemutse cyane, yarahemutse. Covid yaraduhemukiye bakunzi banyu, bakunzi bacu. Covid nayo tuyigarukaho gatoya. Ubu singisohoka ngo mbashe kuba natarasa nyine njye kurya isi. Nta gitaramo ngikora, ntaki usibye akandi kazi kanjye mbafite gutya ku ruhande niko nkora, kuko nago nakoraga akazi kamwe. Arakuntu nyine ngo bagira gutya ngo bagakora akazi kamwe, kandi akazi kamwe ntago ari keza. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo niba ufite kano kazi cyangwa ufite n'akandi kazi ukora ukabukora n'aka ngaka, akazi kawe gahozeho umutima, ugakunde n'umutima wose, ugakundisha n'undi muntu, kuko iyi niyo suka yawe muri iki gihe cya covid. Iyi niyo suka yanjye. Future tutarajya kure nashaka kukubaza nihe hantu wambarira hehe? Njyewe ubundi njyewe ahantu nambarira ntangaga komande hariya hirya i Kigali bakanzanira imyenda nkambara. Bakakuzanira ukambara. Iyo ugiye gushaka imyenda yo kwambara uragenda ukazanira rimwe, ugenda ugura umwe cyangwa uragenda ukazanira? Oya ubundi njyewe ako ni ukuvuga imodoka yagiye mu Kinamba nayo mbari imodoka ufite akamodoka muzarane n'nkweto rani takandagira kuri fe. Imodoka nakajyanye mu Kinamba, ariko iyo nabiteguye nyine ngira gutya nkakubitamo agakweto kanjye, nkakubitamo agashati kanjye, nkakubitamo agapantaro kanjye. Nakubwiye ko byampenze, nkagira gutya nkajya i Kigali nkagura imyenda, kuko ntago ngenda amafaranga baremereye. Nkagura imyenda amafaranga menshi, ubundi nkayiza muri kino gihe cya covid mu buryo bwo kugira kwirinda ibintu byo gusohoka mu rugo bidateganyijwe. Hanyuma nkagera nkazana imyenda yanjye nkanyambara. Ni ukuvuga uyu munsi iyo nambaye uyu munsi ntabwo ejo ariyo nambara. Ni ukuvuga ngo saa sita mbafite imyenda nambara, mu gitondo mbafite iyo nambara,
ni ukuvuga ejo nayo mbafite ingendo nambara paka icyumweru kigashira. Ubwo nshobora kugiye kuva hano kuva uyu munsi kugeza ku cyumweru ntarongera gusubira muri wa mwenda nambaye ku cyumweru wa kibiri. Yego. Future umugabo witwa Senderi, Eric Senderi. Ubu tuvugana arimo arakonjesha imboga mu mujyi wa Kigali. Hari abantu twagiye tuganira nkabona mbese bameze nk'ababifasha ukundi kuntu abahanzi nabo burya bajya muri ibi ngibi. Senderi twari tuzi ari gukonjesha imboga. Niba atari ibanga akazi kawe nakahe? Niba atari ibanga Senderi rero buriya nawe hari ibanga, reka tumugaruke gato. Senderi no mu karere ka Kirehe. Yego. Ntago ari ibanga. Oya hano hirya rwose. Hirya. Yego. Noneho hari uburyo ki nawe aba ataragize gutya ngo hiti ye abashe kuyisigasira, kuko igihe hiti burya urabanza ukayisigasira. Senderi Future ntabwo ugeze amenya ko ndi umuhanzi mu gihe nari nkizamuka nzamura. Yego. Senderi ntigeze azamura baruteri. Yego. Sibyo? Yego. Senderi ntigeze azamura Fils Brand. Sibyo? Senderi ntigeze azamura abasani benshi bari hano kandi bari bakeneye kuva muri icyo gihe, ariko Future njyewe ningiraho ngera njyewe ku giti cyanjye nzazamura abandi bakizamuka kugira ngo nanjye ejo umugenzi nzaba nakonje ntakibasha, kuko ni ukuvuga iyo umaze imyaka ibiri udasohora akagoma na telefone irekeraho gusona. Naho njyewe akazi kakora mfite uruganda rw'ingano, buriya hariya mu gikari ya uruganda rw'ingano. Yego. Ni ukuvuga ngo rero ifarini nyikoramo ibintu byinshi, ubu igihe cyo muzagarukira nzabereka uruganda rwanjye. Hano mu karere ka Kirehe ingano ntabwo byoroshye kuzibonamo. Ingano uzibona tuzikura he? Ingano ni ukuvuga ngo ingano ifarini harimo tukazivana Tanzania, ubwo ntanga agakomande bakanzanira bakakangezaho nkakomeza akazi kanjye. Ku manywa nkaba ndi mu kazi, nijoro nkarara studio nkora umuziki. Ejo bundi nuko niyo mpamvu ubona nkomeye nk'amabuye y'Inyarubuye. N'amabuye y'Inyarubuye. Ubwo duheruka kuvugisha umugabo bita Ama-G The Black, yatubwiye ko hari inama yageneye abahanzi muri rusange, ngo abahanzi hari ukuntu umuhanzi yiyumva akumva ko nta kindi kintu yakora, akumva ko iki ari umuziki. Nawe gira inama ugira abahanzi turimo dusoza muri aka kanya. Inama nje nagira abahanzi ni ukuvuga abahanzi bagomba gukorana imbaraga. Ubuhanzi ntaba ari bwo bashyira imbere gusa, ahubwo bakagira n'akandi kazi bakora, bakagira iyindi talent ijya imbere yabo, kuko ni ukuvuga Ama-G ni umusitari. Ama-G akora firigo. Yego. Ndabeshya? Nawe ntabihakana. Anakora firigo nziza cyane rwose no mu tuntu tw'uduseke. Ni umuvumbuzi byatara Ama-G. Afite n'ikiyaga. Abanyamakuru murabaza. Yego. Sibyo? Ama-G umunyamakuru yamubaje yati Ama-G uwakubwira ngo ureke bagutumiye mu gitaramo, bakagutumira mu gitaramo uri bwishyurwemo amafaranga, hakagira undi mukiri uguhamagara ati vayo nkorere firigo vuba kandi Future agatungamo bwa vayo nkorere firigo. Yego. Ama-G wakora iki muri ibyo byose? Ama-G The Black arababwira ati rero byaba ari nko gutema ishami mwicayeho, najya gukora ya firigo kuko aricyo giti mvuga naba narahagurukiye, kuko no kuvuga ngo ntakoze ya firigo umuziki sinawukora, ngiye nkakora cya gitaramo wa mukiresho ntazongera kumpamagara. Urumva Ama-G yariteganyirije. No kuvuga ngo muri iki gihe cya Covid umuziki tutabasha gukubita ibitaramo bigira gutya byamamare yo gutya, ni ukuvuga yuko Ama-G we yibereye mu kazi. Urumva Senderi niba ari gukonjesha imboga, yego, ibaze gukonjesha imboga, ubwo si muri firigo? Ni muri firigo, atereka firigo hariya akajya konjesha imboga, abaturage bakamwishyura. Yego.
aho hantu ni he wahandangira nanjye nza gufata akamodoka nyirukira nge nawe ufite imboga ushaka gukonjesha se oya najya kuguraho so kumuteza imbere ni ukumuteza imbere rwose najya kuguraho kuko rano ni umusani umunyarwanda avuze ngo ukaguye ntago ari kameneka ukaguye ntago ari kameneka ni ukuvanga ejo yazavuga ati nyamara se ko napfushije ntimuntabare ariko Future mbabarira umbwire wigeze ufata isuku urahinga njyewe oya ntago nahinze ntabwo wigeze uhinga ntago ndahinga wenda urabona iyi myaka ngezemo nahinze wenda ni nka 4 ubwo ni kuva mvutse inshuro enye cyangwa ibihembwe bibiri oya inshuro enye ufata ni ukuvuga uyu munsi kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane hari abahanzi benshi bifata bagasuzugura akazi akariko kose ukumva nk'umuhanzi aravuze ngo njyewe runaka kubera ko maze kwamamara agahanagura akabyuka agahanagura agakweto agakubitamo agapantaro yarangiza akagenda ati njye ntabwo nakora aka kazi kubera ko ndi uyu nguyu wowe ibyo bintu byigeze bikubaho ngo ugire akazi usuzugura oya nta kazi nigeze nsuzugura na kamwe uzi impamvu nta kazi nigeze nsuzugura na kamwe ni ukuvanga Future igiceri ndakibona ku munsi kandi nkora buri munsi nkora buri gihe igiceri ndakibona nkagira gutya nkagiye gisevinga uko bigomba umuziki ariko ntabwo nigeze nsuzugura akazi na kamwe ntabwo wigeze usuzugura akazi na kamwe ni irihe banga wakoresha ryo kugira ngo ube umusitari bingana gutya mbese kugira ngo winjire mu bintu bijyanye na muzika wabyinjiye mute niki cyakumutiva none bijyanye na muzika ubundi hari indirimbo nakoraga mbere hari indirimbo nayo mfite mbere zitwa Ragena ni wowe shira agahinda n'izindi zigiye zitandukanye mbere ariko izo ndirimbo nyine naje kubona yuko bitavamo ndazireka nza kwinjira mu njyaro wa kuko numvaga ariho ngomba gukura n'akantu ngomba gukura ipeso ngira ngo abankurikirana kuri YouTube babona ko barabizi nako barabizi kuko niba Rocky afata indirimbo ya Future ashyira kuri filimi akayikoresha Bida Great agakoresha indirimbo kuri filimi ya Future GT akajya gukoresha indirimbo ya Future Radio Izuba ikanyina urumva Radio Rwanda yo biba ari nk'ibisanzwe wagira ngo kuko wagira ngo twahuje amaraso kuko nanjye byarantunguye nari ngiye kugera ku ngingo ivuga ngo Future noneho nge nk'umunyamakuru wa Sun TV nkaba nagusuye hano iwawe nkuhaye umwanya mutoya wivuga ikigwi mbese ubwira abakurikiye Sun TV Rwanda ikigwi cyawe Future ivuga ikigwi ubwo rero ni ukuvuga Future Gatito munkurikira ku ndirimbo z'injyarwa muranzi ariko hari akantu kamwe nabasha kubwira bankurikirana hari verse mfite ivuga ngo ni indirimbo nshyashya mfite iri mu Giswahili turi kumwe n'abandi basana ariko iravuga ngo urumva ngo dunia haina siri, watu sio wazuri, upendo ni wawili, nisemayo ni kweli, matatizo yenu muyakabiri mkiwa wawili, na wapo ushauri, acheni maneno, ujenge ni familia, upendo na hitaji kutulia, upendo na hitaji kuvumilia. Future ubyaryo byose iyo ndirimbo wambwiye ngo muri kumwe n'abandi basana niyo ndirimbo nshyashya ufite ubu ngubu? Niyo ndirimbo nshyashya mfite iri kuri YouTube, ujya ukandikaho Future Gatito zose ugahita uzibona. Hari n'indi shaka gusora muri kino cyumweru yitwa Nibisizara, yitwa Nibisizara. Wabatabasha kubyumva no kuvuga ngo Nibisizarangira nzagarurwa nawe. Nibisizara
wari wangurishije n'ibisizara nibazaga n'ibisizara ni ibiki n'ibisizarangira yego ni ukuvuga n'ibisizarangira nzagarurwa n'ibisizara ndabizagarurwa nanjye nzagarurwa nawe ariko buriya ntabwo ndi kumva ngewe ntashize urukumbuzi nubwo wenda igihe ari gitoya ariko ntabwo wanyinjiriye neza kugira ngo winjire mu njyaruba z'inyarwanda uko byagenze igitekerezo cyavuye he igitekerezo hano cyavuye nari nicaye studio maze kwicara studio ndareba ndavuga ni se ko mbona indirimbo afrobeat ntabwo nyishoboye ndeba ndavuga ni pop ntabwo nyishoboye R&B ntabwo nyishoboye ndavuga nti rero wagerageza gukora injyaruba nza kwitabaza umuntu w'umuvandimwe inshuti yanjye bamwita Ekoro yago uramuzi mu gihe cyashize nigeze kumubona nawe arimo atwika ku bitangazamakuru nabonaga Ekoro ari indirimbo yari afite arimo atwika bya nyabyo yitwa nguki indirimbo yitwa iki ntawe wabiyibuka ngo unyibutera ni indirimbo yitwa ngukira ya Ekoro cyogere bafite indirimbo nyinshi ubu ngubu barimo baranakora mu kirashi n'indirimbo kabyara umuhungu n'umukobwa atira Regina wa mugabo we akabwiza ukuri bari abagabo baranyemeje ngo nguki narabyumvishe nayirebye kuri televiziyo gatoya mbona Ekoro n'undi mugenzi we ni mugenzi de Chris kugifashe uko ndumva munaziranye akase bara akara abastari n'ubundi ko bambazi gusa hari aho ngera bavuga ngo future nkahita mvuga ngo wangarimo nibyo noneho icyo kintu cyumve nk'ukuri ucyumve nk'ikintu ntagomba kuba nagishyira ku ruhande ngo ngice hirya Ekoro arambwira ati Musa njyewe gucuranga gitari ndabizi ndavana Ekoro urabizi Ekoro urabizi ati ndabizi Ekoro ndabubwira none ndagupesa cyangwa singupesa Ekoro arambwira ati rero urabona ko ibintu bimeze aturampesa ndagupesa urampesa ariko mu kumupesa ngumva ko ari bunkore bya bintu ntabasha kuba nabigwamo Ekoro navuga nti banza ucurangeho Ekoro anambwira ati ndagucurangira Ekoro wawe agira gutya aracuranga numva bigwamo ndavuga nti Ekoro rero reka ngo pesi 200 Ekoro wawe ambwira ati umva ngubwira ati fika ati ye baba we yari hanukira ati baba ati mbega umwana mbabaje ati 200 genda abantu 200 y'ibiceri zari oya 200 y'ibiceri oya abakonzi ba rwose batabyumva na oya uvuze 200 ngo imbavu imbavu 200 no kuvuga 200 apana ibiceri ibihumbi 200 Ekoro navuga ko ndi mu 200 arasekara arambwira ati cyo koze nongera nk'umujana bikaba turuwasa 300 bikaba 300 ato gitari nta kibazo ndabikora ndagucurangira inezeze Ekoro azakombera imfura Ekoro ngira gutya mbopesa 300 by'amanyarwanda ni ukuvuga neza 5 gusa nta niya 2 rero ko nta niya 2 nashyizemo nta niya 2 nta niya 1000 nta niya 500 nta n'igiceri cyaje yarambwiye ati ndashaka inyama gusa inyama ubako nabanje kugira ngo wenda hari ukundi bwikatisakatise mu ntuze muri bushe uzana inyama
umuntu mubwiye ibihumbi 100, mubwiye ibihumbi 200, arambwiye ngo ni ibihumbi 300 nabwo bitari mu zindi note ngo kereka ari inyama gusa. Ubwo Ekoro wawe aza kujya gutya arabikora cyo ko za mugabo. Naramupeshe indirimbo arayicuranga yitwa iyisi. Indirimbo yitwa iyisi yarayicuranze, ni nayo ya mbere naherewe nkora ari injyaruhu. Umve ko Ekoro ari umuntu w'umuhanga. Yacuranze gitari ndaririmba kugeza ubwo numva beat aho bigeze yandyohanye. Nagomba gukora indirimbo y'iminota 3, biba ngombwa ko nkora indirimbo y'iminota 5 n'amasegonda 56. Iminota 5 n'amasegonda 56. Nukuvuga ngo iyisi niyo ifite iyo minota. Ekoro wawe arabikora, nyuma yaho nza kongera kumutumira ngo yongere ankorere indi ndirimbo ancurangiramo gitari, kuko nabonaga Ekoro buriya ni umuhanga, burya ni umuhangamo. Ekoro bino bya corona bitaraza, Ekoro yagiraga gutya akajya mu biro bitandukanye, urabizi tubyinira twinshi ni Ekoro yabaga urimo. Muntu uze mu birori, ahantu bakoze ubukwe, ahantu mu bitaramo, kuko Ekoro hari ukuntu bajyaga banamutumira za Kigali akajya gukora. Ibaza umuntu Ekoro ageze ku rwego nawe gitari yageze arambwira ati Future reka nkubwize ukuri, gitari niyo ntarya nyifite ndi kuyira. Ibaza umuntu kubwira ku rwego rwo kubwira ngo niyo ntarya ndebeye gitari, ni ukuvuga ngo ushobora ari ukuntu ushobora kureba ikintu nk'ubu iyi mikoro yawe niyo utarya. Niyo ntarya nyifite nta kibazo. Mba nzi ko ejo ndibuze kurya kuberayo ku biganiro byanyu bya Sami TV Baruteri. Ejo bundi narebyeho ndimo mbona mwamusuye. Mu kumusura kwe Baruteri ntago namuherukaga, yarafite ibibazo mu minsi yashize. Twaje kumusura ahantu yari mu bibazo, ariko nubwo byaje kugenda so ko byaje kurangira biciyemo, ariko Ekoro yaje kugera gutya aramubwira ati Baruteri, uburyo bimezemo ni ubu ngubu, wowe gerageza wongere ukore injyana zisurutsa abantu tumuzi pop aririmba, tumuzi mu njyana ya pop, bakanzi mu njyana ya Future gatito cyangwa se injyaruwa. Oya bundi aho naho ugeze hose, aho ugeze ubundi ukavuga ati ninde uririmba injyaruwa mu Rwanda, bakubwira Future. Nta wundi muntu uririmba indirimbo y'injyaruwa mu Rwanda uretse Future. Umva nakubwiye ngo ndi Imana ya gatito mu Rwanda. Ubwo ni ubwanjye Imana ya gatito mu Rwanda, ni ukuvuga ngo iriya ndumwe uyikora, abandi usumva bazi inyuma yanjye, abo bantu uzabite ko ari ibiwani. Uzabite ko ari ibiwani. Future ntago byoroshye, ikiganiro cyawe ntago cyarangira. Future tugana ku musozo, nagira ngo ugire ikintu ubwira abakurikiye Sani TV Rwanda online, by'umwihariko abafana bawe, ugira icyo ubabwira uri kubateganyiriza muri iyi minsi, mbese unakomerezeho tunasoza. Ni ukuvuga ngo abafana banjye aho bari ntago bajya bihishira. Ubundi iyo banyumvishe mvuga ijwi ryanjye, ubundi hari ukuntu ngemba naraje kuvura imitima y'abanyarwanda. Hari ukuntu iyo nkoze mu nganzo, hari imitima imwe myiza, hari nibavuga ati oya Future imeze oya, nkababwira ni rero ni gutya mpora. Future rero kereka nkubwiye ngo abafana banjye mujye kuri Sani TV Rwanda online. Yego, ukanda subscribe, ubundi witwikire, wimanukire. Niyo mpamvu rero nibamara kumenya iri banga, ndakubwiza ukuri ni hehe nuguca irungu. Ni ukuvuga ngo uzajya uba uri wawe mu rugo, dushyira akantu hanze uhita ukabona, mukore inkuru runaka ihite muyibona,
niyo mpamvu rero ubu ngubu Sun TV Rwanda online Rwanda nta mwanya igomba kubaha wo kwitekerezaho bafana bayo. Niyo mpamvu rero buri munsi muhora hejuru. Niyo mpamvu rero murakoze cyane Sun TV Rwanda bafana banjye. Kintu nabashishikariza, mfite indi ndirimbo ngiye gushyira hanze muri ino minsi, muzayibona muri iyi minsi igiye kuza. Hanyuma ikindi nasorezaho, urukundo rwanjye ruguma kuri bo. Mba mbafite hano, mba mbafite hano niho mba mbafite, mba mbibikiye ibintu byanjye, barabizi bihora. Ariko hatazagira umuntu rero ushaka kuvuga ngo ngarazana ibintu bya bintu byo kuvuga ngo reka twigane future, ariko ngo kakore njyaruwa ngo tukaba tubona afite abafana benshi ngo reka natwe tuyikore. Oya, icyo kintu babyumve babimenye. Icyo kintu ntibazagikora ikosa, ni ukuvanga iyo babikoze baba bakubaganye. Ahubwo umuntu uzakanda subscribe kuri Sun TV Rwanda, uwo ni we muntu uzaba ugiye mu nzira nyayo. Urakoze umusaza. Sawa. Inshuti mwari mukurikiranye Sun TV Rwanda online, ni Davis kuri mikoro za Sun TV Rwanda online. Bakunzi banjye kandi banywanyi bacu, ndabashishikariza gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho gatanu kuri kagenzi kako. Ndetse yihirya subscribe gato hari akayogera. Iyo nzogera iyo uyikozeho buri uko dushyizeho ikiganiro kikugeraho. Banywanyi banjye duhari ku bwanyu kandi turabazirikana.